namenye ko ufite urugendo ruva mu Rwanda. Yego afite urugendo mukanya rwose nko mu masaha 2 ndabangiye ribu yitwa Rwanda Investigative Bureau. Ariko na ribu ibimenye inzego za leta burya iyo zitatanze amakuru ibi bintu nabibwiye umuvugizi wa guverinoma turi kuri nyamakuru abayobozi n'inzego bashaka gufatikanya ariko ntago wabuza abantu kuvuga ko ikintu kiri gutrendinga sibyo kandi twebwe mandate yitangaza amakuru narakubwiye ngo ngewe n'umuntu bantu mwese mwifuza kugura ibintu byiza byizewe kandi by'umwimerere bivuye mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani, Ubushinwa, Turukiya, Ubuhinde ndetse na Dubai. Kuri ubu biroroshye cyane. Gana Global Shippers Rwanda ikugezeho icyo wakenera cyose yaba kuri Amazon, eBay, Alibaba ndetse n'andi masoko mpuzamahanga yose. Umwihariko wacu nuko yishyura 50% nka avance, andi 50% asigaye ukazayishyura icyo watumije kikugezeho. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri izo telefone. Alright, JALAS Official TV turabasuhuje, twizere ko mumeze neza cyane, tubifurije ibihe byiza, amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye. Tubahaye ikaze ku makuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Twongeye kubana na mugenzi wacu KAREGEYA Jean Baptiste, umunyamakuru akaba n'umusesenguzi ku nkuru zitandukanye. Mwiriwe neza? Mwiriwe neza JALAS. Umeze ute? Ndaho. Suhuze n'abadukurikiye JALAS TV. Yego. Ubwo tubonereho no gusuhuza abakurikira KAREGEYA Pano cyane rwose n'abantu bakamaro n'abantu. Nabonye hari abantu benshi bavuye hano bajya hariya. Ni byiza. Ni byiza ubwo umuntu uri hano ukurikira KAREGEYA utarajya kuri channel ye bwite anyarukireyo kabisa. Bajya banibaza ngo channel ni impanga ariko zibimwe nta gukora ikiza cy'abantu bacu nuko iyo umwe abajije iyo dutsinze gusubiza hari abasubiza mu mwanya wacu bavuga ati ntacyo bitwaye ikibuga ishyamba ni rigari riragutse. Yes. Aha. Mu minsi ishize twagiranye ibiganiro bitandukanye tuganira kuri case ya Kazungu Deni. Tugira byinshi twibaza, hari speculation zitandukanye, hari rumors, hari byinshi byavugwaga, ariko uyu munsi nabonye hari icyo RIB yavuze cyangwa se hari icyo RIB yatangaje kuri iyi case. Mbese navuga ko ari nko gushyiraho umucyo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndifashisha inkuru ya Keti Press kubera ko ariyo source dufite kugeza ubu. Nashakishije ijwi rya Murangira hana bivuga ariko sinaribonye, ariko iriya nkuru ariko mu nkuru avugamo. Yego, mu nkuru harimo kote ye kandi harimo byinshi ubona ko yaba yagarutseho. Hari byinshi wibazaga ndetse unavuga uti hari byinshi biteye kwibaza muri no case, ariko nabyo mbona yagiye avugaho agenda agarukaho, ariko kandi nabonye n'abantu bari gutangaza amakuru atariyo bashobora gufatirwa mbarigo. Sinzi niba iyi nkuru waba warayisomye cyane nayisomye kabiri. Nyuma yo kubona ibyo umuvugizi wa RIB yatangaje KAREGEYA. Okay. Urakoze cyane. Iki kiganiro reka ntangire nira nk'utanga isomo. RIB yitwa Rwanda Investigative Bureau. Iyo Rwanda iyiha ububasha, ubushobozi, ubumenyi, ariko ntabwo ari yo yonyine ifite umwihariko wo gukora investigation. Investigation ni bamwe babyita iperereza, gucukumbura. Hari investigation za kinyamakuru nk'iyo ngiye kujyamo mu rwego mpuzamahanga, conference y'abanyamakuru bakora investigation. Abanyamakuru bakora investigation zigamije gutangaza. RIB igakora investigation zigamije kugenza icyaha bahuza amategeko. Twebwe nibitica amategeko tubikoraho investigation cyane. Ushobora no gukora investigation ku nkomoko y'imikundanire y'abantu runaka nta cyakirimo.
RIB rero donc hari abibyita ishobora kuba investigation, ishobora kuba renseignement, ishobora kuba reconnaissance, ishobora kuba iperereza, kuneka, ibyo byose. Habaho na ba detective privé, sibyo? aba informa. Yego. So impamvu mbigize nk'isomo, investigators ni benshi, ariko papasi yabo simwe. Umunyamakuru wa investigation finalité ni ugutangaza inkuru. Ikigo cya investigation finalité ni kugenza icyaha, kucyemeza bagashyira ubushinjacyaha. Yego. Hari n'abandi, donc hari n'abakora investigation zo gukipinga amakuru. Burya na transparency ikora investigation, ariko gupublier si ntabwo ari mandate. Na RIB byayo ni ukubishyikiriza umushinjacyaha. So iyo tere rero irimo aba investigateur banyuranye. Bien sûr RIB yo ifite amafaranga, ifite abantu babyigiye. Yego. Urabyumva? Bize n'amategeko, kuko ikitarimo icyaha ntabwo RIB cy'investigating. Yego. RIB igenza icyaha. Ifite nubwo bubasha, ifite power. Yemerewe kwinjira mu rugo rw'umuntu, yemerewe kujya kuri konte y'umuntu. Urabyumva? Ariko ibyo byose ntibitangaza. Buriya ngewe nkanjye wampa nubwo bubasha. Inkuru nakora zaba ari umurya. Ibintu bubibona. Icyo dukora rero. Ariko sinavuze ko investigator w'umunyamakuru nubwo RIB itamuha amabwiriza nawe atayiha amabwiriza, ariko bombi bashobora gukorana. Yego. Ndabyibuka bwa mbere mpabwa igihembo cy'umunyamakuru wa investigation muri 2016. Bakimpa Badege yari ahari ayobora CID. Icyo gihe yarambwiye ngo wowe akaguru kawe kamwe kari muri polisi, akandi kari mu itangazamakuru. Ibyo bintu yarabimbwiye. Twari Marriott jo kura niba atari Serena hamwe muri aho. So ntabwo rero guspekira ntiwabibuza, ntabwo wabuza abantu kukivugaho, cyane cyane ko kubera ko RIB muri mandate hatarimo gutangaza. Icya kabiri kubera ko ishaka ibigenza icyaha, hari n'iby'ibizi ntibitangaze ngo itica akazi kayo ka investigation, ariko ntihagarika kacu. Nabo barabizi. Sibyo se? Guspekira reka ngurugero kuri case ya wa muhungu data manager wa Nyamagabe. Nakundaga kubivuga nkavuga ngo yakoze ibitera soni mu ruhame. Uruhame rubuze urushinja. Yabikoranye n'umuntu uwo nitumubona. Uwamufotoye ntagaragara, uwasharinze ntagaragara. Nyuma twaje no kugira ikiganiro n'umuyobozi wa cyber crime muri RIB. Atubwira ko nabo ari abanyabyaha. Gufotora umuntu utamubwiye, gusharinga ibitera soni, ari uwabikoze, uwo babikoranye, uwabifotoye, uwabisharinze, bose bagomba kugaragara. Nta byabaye. Ariko ku mpamvu runaka, kuko kira ni ikigo cya leta kandi kiba kigamije kuko kugenza ibyaha. Twebwe rero dutera imetero nk'ibyo narabivuze. Sibyo? Nubwo ntacyo byafashe. Wa mukobwa na nuba aracyashakishwa. Cyo kora amahirwe nuko data manager yasubiye mu kazi. So kubyo kwa Kazungu rero abantu guspekira byo birashoboka. Ngiye ibyanjye no gutera imetero. Singamije kumuhamya icyaha. Icyambere cyo nabanje kumufata nk'umurwayi. Ibyo niba bikora bagasanga ari umurwayi basamuvuza. Niba sanga ari muzima, ndavuga ngo batazashaka amashumi ye. Amashumi ye ne paye ko bose baba ari abanyabyaha. Uwabirebereye ushobora kurebera si icyo. Urugero numvise bavuga ngo ubuyobozi nta ruhare rubifitemo. Ntabwo mu rwego rw'umutekano, reka mbivugira aha, simvuguruza RIB, ariko mu rwego rw'umutekano inziri yonyine niyo ushyiraho ijisho kurusha igipangu cy'abantu batanu, kuko n'umuntu aba ari ijisho rya mugenzi we. Ntabwo mu gipangu cy'abantu batanu harimo uwabaga imbwa ngo ayiteke abandi batabivuze. Ntabwo haba mu kubita abana ngo biciraho batabivuze. Ntabwo bikeneye ko haba ijisho ry'umuyobozi muri icyo gipangu. Muri muntu aba ari ijisho rya mugenzi we. Babona wavanye umwana mu ishuri cyangwa urwaje bwaki, amakuru akagenda. Ariko inziri yonyine ibamo umuntu umwe, ubundi aho niho ushyira imbaraga. Ariko nabonye ari nacyo umuvugizi wa RIB yakomeje kwifasaizinga avuga ati inzu yari iri ahantu bigoye
ariko akavuga ngo nta ruhare inzego z'ibanze zifitemo ahubwo aho niho hagomba kuba renforcer ari cyo ashingira avuga inziri yonyine nawe ntabwo ndi bugiye guterana ntuza inziri yonyine igipangu kidafungurwa idakorerwa isuku jaride idakorwa imiyenzi idatemwa ubundi abashinzwe umutekano niho bagombye gushyira ijisho kurusha ku bipangu kuvuga ngo iri yonyine ahubwo niyigira kesi yo gukurikirana kandi urabona ko ibyahabereye nyine ntabwo biriya bintu yari kubikora ari mu gipangu cy'amazu 6-8 biragoye si byose kuko abashyitsi narabikubwiye ubushize igipangu cy'abantu cy'inzu 8 eida basangiye nka douche basangiye toilette basangiye igikoni amakuru oyaho biroroshye nawe inzira yonyine niyo igomba kubushyirwaho ijisho cyane icyo cyo ndacyinsistaho nundi inzira yonyine ahantu iri niyo igomba gushyirwaho ijisho hanyuma rero kuba amashumi ye par exemple reka nkubwire imiti yateraga abantu ngo batanuka formol ntabwo iboneka mu mafarumasi mu vuriro privé reka sinzi niba no mu Rwanda ngira ahantu haba mu ruge sinzi niba no mu Rwanda haba mu ruge privé oya izo si byose none zo muhaga iyo miti ninde izo ntazihari ariko niyo yayigura ntacyo uwayimuhaga se urashaka kumbwira ko nta ruhara afite mu byo yakoraga atamubaje ngo ugiye kuyimaza iki upfusha abantu buri munsi kuki buri gihe uza gufata imiti akantu speculation icyo kuvuga ngo ingingo zimwe ngo nizaze zihari rufeti niba yarabacaga mu ibice niba umutwe barawusanze ukwawo imbavu bakazisanga ukwazo yabagagamije iki ibyo nibyo navuga gutera imetero kuki atabicaga ngo ahita ataba umuntu acyuzuye icyo cyo ngira ngo umuvugizi wa RIB nacyo yakivuzeho aravuga ati cyo kuba yagurishaga ibice kugurisha ntabyo cyangwa kugurisha no gutera imetero kuvuga ngo niba hari ibice bidahari yabishyiraga hehe ese ashobora navuze ngo ashobora kubijyana mu rwego muri cadre y'ubupfumu cyangwa se kubigurisha ibyo biraba nabivuze mu bihugu duturanye ariko ntabwo ndi kwisobanura kuko ntabwo ari RIB yabwiraga abaspekiye ni benshi nanjye wasanga wenda mbarwamo ariko nizo za metero kandi nuko umuntu yanafasha n'umucamanza akaba yakamubaza atari ko abantu bari umutwe wawuvaniragaho iki ko dushimye wishe umuntu ugapanga kumutaba kuki hari igice kimwe wavanaga ku kindi habaga hagamijwe iki epi niba yarabavomaga amaraso byo ntabwo nta fagiti wabona kuko umurambo wamaze gushwanyagurika ntiwamenya niba yarawutabye ugifite amaraso cyangwa utaruyafite ibyo byose ni ugukira ni ukumurika gatoroshe ni ugufasha no gushakira hose yes kandi ni uburenganzira kuko ntabwo byaba bivuga ngo kizina yasohoka sirikirere ivuga ngo igihe hari case imeze gutya abantu birinde kuyivugaho kandi ntabwo babuza abantu kuvuga ntabwo babuza abantu cyane ko abakaduhaye amakuru ntabwo baduha ayuzuye kubera ku nyungu z'akazi bo barimo ariko natwe tugira ibyo tuvuga ku nyungu z'akazi kacu kuko niba ibyo yabonye byose ntabwo ibitangaza mandate yayo si ugutangaza ni ukuzabishyikirije umushinjacyaha bikazamenyekanira mu rukiko twebwe rero ari kutubwira ati mwirinde gukeka no gukabya ntabwo ari kesi yo gukabya njye nteye imetero nzihagazeho iya mbere ndakubwiye ngo inzira yonyine inzego z'umutekano ziyishyiraho ijisho paraporo uko iteye umuntu uba wenyine yagombye guhozwaho ijisho ukamenya uko abaho ese apfuye ubundi ari we wiyahuye ubundi ntiba kesi ku buyobozi nkanswe none uwica abandi iyo aza kuba akoreramo inzoga z'ibicukuriza cyangwa se akora n'ibindi hari n'ikindi kintu wavuze ngewe numva nicyo cyane nk'uburyo Kazungu yaza kuba ari we wapfiriye muri iriya none se nyine mutwara sibo yari gusigara burangare hanyuma n'uwo muti erega niyo miti n'ibindi ibikangisho bavuze ko yigeze gufatwa nyuma akaburangira ngo yabuze abamushinja kandi mu byo yabazwaga harimo no kugira ibikangisho harimo intwaro ari izirekura umuriro cyangwa izindi ibikangisho uranyumva noneho umuntu nk'uwo waketsweho ibyo akaba aba mu nzu ya wenyine ukambwira ngo inzego ntago zagombye ariko hari n'ikindi kintu yavuze ko mbere y'uko atabwa muri yombi we akirega nta wundi muntu wari waratanze ikibazo
birashoboka ariko niba havuga ko hari uwagiye asakuza wamucitse yambaye ubusa abaturage bakamushakira imyenda ibyo byose erega RIB yivugayo iraproteja data zayo kugira ngo zidapfa izawo n'ibyishyira umushinjacyaha sibyo ariko ntibivuga twebwe abandi bantu ku giti cyabo akandi kantu yavuze umuntu witwa Eric oya umuryango we witwa Habiyambere Jean Marie Vianney yego wavuze ko uriya mwana witwa Turatsinze Eric aribo bamureraga probablement bibeshye imyaka ariko RIB yemeye ko uwo Eric koko arimo ariko uwo muryango bavuga ko atari wo washyize hanze amatangazo oya uwo muryango washyize hanze amatangazo RIB ivuga ko itawuzi yego ariko bivuze ngo nuko washyize hanze nuko wabishyize hanze igihe kitaragera kuko kukibigeza hanze egari kwica iperereza rya RIB nta nicyo cyonyine ariko nayo ntiyigeze ibwenda ibwira abantu ba nyirabo bantu imiryango y'abo bantu babwira ati muceceke mube mwitonze so umuntu rero ubabajwe n'umuntu we nta nubwo wamuha na briefing sinzi ko yayishobora kuvuga ngo twari tumaze igihe twarabuze uyu mwana none tumenye ko ari mu kumubwira ngo ceceka byagorana umuntu wabuze uwe oya biragoyemo so ibyo urumva ibyo byose ndi kuvuga bishobora kuba ukuri cyangwa ruvuga ngo wari uwo muryango ushobora kuba atari wo ari cyo kuvuga ngo agurisha ingingo ariko ikiriho cyo umuntu yamucagaguragamo iyo ni facts sibyo se abagiye bavuze ko babonye ingingo zimwe so rero nta n'ikindi kintu umuvugizi wa RIB yavuze kira cyo kuba yarafataga abantu batagira batazwi gikurikirana yego birumvikana ariko koko muri rusange rega abagore n'abakobwa bajya gutega mu tubari nabasanze adresse bamugane nawe niko wabisi nabasanze adresse ariko kumenya guhitamo ufite connection yamuhesha akantu ibintu nk'ibyo nawe yarafite ize technique ibyo mvuga na none impamvu mvuga ngo siwe wenyine izo technique se yazigiye hehe n'urugero donc iyo urebye technique akoresha gukweshoninga yabyiza ate agamije iki babyumva ni umugambi mugari RIB yabyemeye ko ari amayeri yakoreshaga amayeri atandukanye yego nyine amayeri egari ibintu byinshi so ni byiza ariko na RIB ibimenye inzego za leta burya iyo zitatanze amakuru ibi bintu nabibwiye umuvugizi wa guverinoma turi kuri radio DC aremu kurarinda ikintu cyabarinyahe nabwiye ngo inzego za leta zimye abaturage babarinyahe amakuru nabo babura uwo bayaha hanyuma bayaha uje hari amaze gukura ikindi kintu bishatsemo abavugizi mu nzira zirizo n'izitarizo bari gukora n'ibintu kubera iki wakabavugiye ntiyaje sibyo byajyanye shikama none se nyine no iriya insida yakuze kubera iki inzego zakabahaye amakuru nyayo ntizabahereye ku gihe ngo zimenye ngo kari agaciro k'inzu za Busanza kamenyekanye tardivement donc ngo bajyananemo bamenye bati harabo tuzaha amafaranga harabo tuzaha inzu muze muzisure zicyubakwa ibintu nk'ibyo babimenya tardivement so nuvuga ngo inzego zishinzwe gutanga amakuru iyo zitayatanze cyangwa zigatanga tuzuye ku nyungu zimwe cyangwa izindi abandi barayishakira mu nzira mbi cyangwa nziza natariyo wara niho speculation itangirira nyine ntago wakagwa ushinzwe gutanga amakuru ntagomye gutuma abantu baspekira abantu rero baspekira parce que nta cyabonetse sibyo se ni nkuko abantu bavuga ibiciro iyo duspekira ku mafaranga ahabwa ari amakipe y'Iburayi Paris Saint-Germain Arsenal Bayern Munich abantu baspekira parce que nta muntu uratangaza monta exact sibyo se yego wabuze abantu kuvuga se ntabwo bishoboka si nibaza ko harimo ibyaha abantu babisabira imbabazi birashoboka ariko rero kubwira abantu ngo nimuzigere muvuga kuri iki kintu icya kabiri uzibye kuri iriya dossier nyine ikiri en suspens
ko batigeze babuza abantu kuvuga kuri bari abantu bari ba RCS bari mu nkiko ntibyatangiye kuvugwa se speculation se ariko case ya Kazungu irakomenda byumva impungenge z'umuvugizi wa RIB yo nukubera ko izo speculation either zishobora kudevia aba investigateur babo sibyo kuko ushobora gusanga wenda ati cyabara hari abasesenguzi bavuze ibi wenda bigatuma bo bagerayo bakabona amakuru yabaye erone yahinduwe kubera iki twamaze kwerekana opinion publique icyo kirashoboka ariko ibyo ni ibintu abantu baganiraho cyangwa se umuvugizi wa RIB aba yarabivuze cyagihe akivuga ko hafashwe Kazungu kuko yatanze twiti 30 nta bintu birimo iyo yongera ati turasaba abantu kuba birinze kuvuga kuri iyi dosi ariko bwarakeye ahantu hajya kubera briefing bwarakeye nuza meya wa Kicukiro ajyayo abaturage barahurura abanyamakuru bari bahari emekoma ikintu cyabaye nka kure se wabuza abantu ngo mwispekira bari abantu bari bahari bose wabaha briefing ukavuga ngo ntimuvuge iyo abuza meya kuhajya cyangwa hari kira gipangu cyose bakagikorotira ku buryo nta wundi uhagera ariko se wakorotira umudugudu se ngo ntazagira umuntu uza hano kubaza ibya Kazungu biragoye icyo nemera cyo nuko impande zombi public abanyamakuru abayobozi n'inzego bashobora gufatikanya ariko ntago wabuza abantu kuvuga ko ikintu kiri gutrendinga sibyo kandi twebwe mandate yitangazamakuru abaturage n'amakuru simvuze kuyahimba ariko nugufasha abantu kuya konsoma yes ushobora no kubije ugasanga undi Kazungu avutsa ahandi hantu cyane mu gihe uteye imetero ukavuga uti dore ibiki ushobora kuranga umuntu yigize ingunge araba mu nzira kwayo ntakora isuku nawe abamara umwe nta bandi babana ibyo bintu ushobora gutekereza ugasanga nubwo birari ibyo mu Busanza ugasanga hari ahandi biri umuntu wahagafatitse ariko uziko naka byatangiye gutya ikindi unagendeye ku cy'umuvugizi wa RIB yatangaje nawe wabivuzeho mu minsi ishize ukurikije uko umuvugizi wa RIB avuga Kazungu akavuga ati ni umuntu wari ujijishije niba umuntu yarajyaga mu muganda ariko ntakora isuku we mu rugo yabibaza akajya gukora iyahandi ariko ntabwo ahantu hari umwe hari kote nabonyemo ivuga ngo umuvugizi wa RIB avuga ngo ukurikije isura ye Kazungu yagaragaraga nk'umuntu wiyubashye kandi yagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo ahishe imico ye ndetse n'amateka ye yakundaga kwambara neza akavuga ko akora ubucuruzi ataha habi urumva none se urumva iyo incompatibilité se urumva itatererwa imetero umuntu ujya mu muganda iwe atahakoze isuku umuntu wambara neza n'iriya nzobe yaka iwe hasa kuriya n'uwahanyura ntiyavuga ati burya se wa muntu tubona ataha ameze gutya aca muri bureshe yo mu miyenzi hari igipangu nizo metero dutera rero niko kazi kacu sibyo se kukweshoninga narakubwiye ngo ngewe n'umuntu duhuye kabiri wihirimbuje no gutereka ubwanwa maze no yuteretse ubwanwa wari usanzwe ubwogoshesha abantu batangira kukwibazaho cyane sinakubwiye wambaye isengeri inyuma y'ikote abantu bose ntibatangira kuvuga ati habaye iki kabaye nuko rero none se umuntu niba ari inzobe yisiga akaraba akeye ajya mu muganda ariko iwe hari umwanda iyo ikintu kijemo anomali umuntu arakweshoninga ntabwo biba byakagize icyaha ntabwo RIB ihita yinjiramo ariko twebwe twinjiramo wakagubye guhita ukurikira atari kuri gute Kazungu ataha hariya ntabwo biba byakagize icyaha kwambura inzu ni ukwica amasezerano ntabwo ari penali ntabyo RIB ntibizamo utegereza ko nyirinzu ari urega ariko ngewe nabireba kuki atishyura inzu aracyacuruza se koko atonda ku kazi ibyo ntabwo biba byakabaye icyaha RIB ntibizamo ariko twe tubijyamo so rero ni ugufatikanya nta gice kimwe cyakaryabiye ikindi cyangwa kibangamira ikindi dosiye yamaze kugera mu maboko y'ubushinjacyaha ngira ngo nicyo gihe gikurikiye ubu sinzi niba mu metero hari icyo uri kubona aho ntabwo namenye kuko ntaramenya ikiri muri dosiye ibyo mvuga byose ibyo navuze byose siko byose
ari bari ko yabibona exactly kuko ribu irabanze ese kuko bigize icyaha reka kudakubura ntibigize icyaha kandi ngiye sister ariko byatuma muri investigation muri za metero utera iya mbere yakwereka ko hari umwanda ugatangira ugatera iya kabiri ukajya mu nzu kareba ibihabera babyumva icyo gihe icyaha kiba kitaraba kudakubura kudakoropa kudakata imiyenzi ntabwo ari icyaha sibyo ariko bishobora ariko izo metero uyu urenze icyo gipangu kidafungurwa ukagera muri uwo mwanda wo kuri saro ukinjira mu nzu niho ubona oya mu buryo buri sociale byakwibazwa kubyibaza ariko ibyo ribu ntibyinjira so rero muri dosiye yaba yaragiye muri parike byinshi mu byo tuvuga ntabwo ariko byaba byose muri dosiye ariko nibaza ko umucamanza we kuba yamubaza akajya mubaza nk'uko ni examen umucamanza ni examen kugira azabone uko adelibera wakunze kuvuga uti iyi dosiye ya Kazungu niza mu butabera ntago azaba ari wenyine naba muzima niba banza bakamenya niba ari muzima niba akoresha examen bagasanga wenda hari icyabimuteye afite depression runaka icyo gihe abaye ari uburwayi nta bindi ariko basanze ari muzima ari conscient ntabwo yaza wenyine kandi nabikubwiye sinavuzemo abantu benshi ntabwo mvuga ko ari abanyabyaha ntabwo nigeze mvuga ko ari abanyabyaha harimo abatanga buhamya harimo abafatanyacyaha harimo abarebereye bose bagombye kugira ntabwo ari ngombwa ngo bose baparese imbere y'urukiko ariko harimo responsibility hari ushinzwe irondo aho ngaho wowe na aya ushinzwe irondo hariya akavuga ngo ino nzu ngwiri yonyine ngo tuyihorere ashobora kuba baranyuragaho mu kagoroba babona nta bintu ari amahoro yakesava ariko si ngombwa nawe nuwo ntago yaza mu rukiko ariko nicyo bita ni kurebera kwa kurebera urumva ntiyakumiriye kandi ribu ngira ngo no mu nshingano harimo no gukumira agatanze niso bakabwira abantu ati mudugudu rwose izo nzu ziri zonyine zidakorerwa isuku cyangwa se mujye mumenya uko abazirimo babayeho sibyo se umwana ava mu ishuri tukabimenya igiti kimwe cy'urumogi mu buso bwa hegitari kiramenyekana umuntu aratumura umwotsi umwe w'urumogi akamenyekana umuntu arazamura agatuwarete ka rimwe kuri rimwe bikamenyekana aho niho mpagaze kabisa reka ngiraho mpinira uyu munsi ntabwo turi buze kugira byinshi byo kuvuga cyane kubera ko namenye ko ufite urugendo ruva mu Rwanda yego afite urugendo mu kanya rwose nko mu masaha 2 ndabangiye ariko ni kwa kujya gutyaza ubwenge no kujya muri network y'abandi banyamakuru bakora inkuru zicukumbuye kugira ngo tuzi wenda hari igihe dushobora kuzahuriramo n'amasomo ahura atwigisha uko investigator w'umunyamakuru abana na investigator wari urwego umugenzacyaha cyangwa tukigiramo tukamenya uko abandi basharinga bakaduha experience uko bashobora guhangana na menace z'aba investigators kuko nicyo kintu kimwe mu bituma abanyamakuru ba investigation batababeshe bica intege bifata umwanya bishaka amafaranga bisaba commitment no guhangana na menace gutangira dosiye uri kuyikora akabimenya mbere janelle experience nigeze gukora nko muri covid hari umwana na mentoringaga hari gukora investigation kuri WDA ku mafaranga WDA yatanze utabona trace yo kujya kwigisha twakoze na round ya kabiri abo abanyamakuru babiri nabamentorinze uwa mbere namumentorinze ku mafaranga yatanzwe hafi miliyari 3 babyumva bakayaha abantu umuntu ufite ishuri riri muri marete ritabaho ukarisha kukaribura nyuma tutarakinze turabibura ariko uwo mwana na mentoringaga ko yabikoreye ku mashini public abantu barabibona noneho haboneka ntabwo yari menace positive umuntu aziruhande aravuga ati iyi nkuru niba baragufinansha 500 kugira ngo uyikore wowe nuyirangiza uzaze nkwe miliyoni uyihorere kuyitangaza iyo ni menace nubwo ari amafaranga abakwangije cyane hari n'izindi ujya gutangira bakavuga ngo ari kwibura bishaka wiki cyane umuntu yigeze kubimbwira ndi gukora kuri one laptop pa child harimwe ngo izi computer zishaka wiki inkora ku muhanda wabaserukomo hanukiye kabiri muri Minefra ntago njya mbihisha ubu noneho wenda ubwo wenda nijya muri iyo nama zabaza abagenzi banjye mu bigenzamo ese urakomeza ucika intege ubigenza ute so nibaza ko
mu gihe cy'iminsi nk'icumi nzamara yo muri Swede nzaza maze kugira aho utwo nzaba maze kunguka kumenya imikoranire nuko wenda na network cyane cyane ko investigation ngira ngo niyo mpamvu itagira na financement ntago abantu bose baba bayishimiye ni ugutrackinga wrong doing ibi bintu byose biravuga ngo pake investigation irabangamiye abantu bari kwitaba pake ukuntu bisobanura hagombye gukurikiraho investigator w'umunyamakuru akamenya ngo byagenze bite uzi kugira ngo RDB igende yisobanurira ngo abagore babyaye nibo batumye itinda gutanga isoko abagore babyara nyuma y'igihe amezi 9 none isoko ryakerewe ryagomba gutangwa mu mezi 4 rikererwaho urabyumva umugore ko yatwise amezi 9 yagezaho kubyara utaratanga isoko none ni ugize ikibazo ntakagombye gukora investigation kuki yatanze kira gisobanuro akuribaza umuntu nk'uwo agahaguruka agategura dosiye yo kushyira abadepite twubaha akavuga ngo abagore barabyaye batuma tudatanga isoko abagore batwise amezi 9 ubibona ko isoko rizatangwa none uje gutanga ibisobanuro ko umugore wabyaye ari we kibazo mu kazi so ibyo byose ni ibintu my dear ndumva nta RDB nta RBA no bira byose auditeur aba yatanze ufite auditeur icyakora RBA ngo ngifite igifaru auditeur icyakora we audit itandukanye n'icukumbura itandukanye n'iperereza ariko ibyo yerekanye auditeur twe dusubira inyuma tukareba ngo byatewe n'iki yego dusubira inyuma audit ni nk'ibyabaye bangahe babigabanye iyo bavuze ngo dore imibare izikodeshwa miliyoni 50 ku kwezi idakoreshwa auditeur akabisohora nge ngomba kujya kureba na nyirayo n'uwabigizemo uruhare bagayagabana bati ibyo nibyo bituma ujye uhora wumva abantu bo muri Rwanda housing bamanutse ubu hari indi case mu mujyi wa Kigali harimo n'ubwesikura ariko gira kuko hari umuntu uri mu manza abantu ngo bagenda bagatera borne ahantu kubera ya master plan ikomeza kubibanga umuntu akagura ahantu hateye borne ibonye borne uhita ubona ko ari mu myubakire wajya gusaba cyangwa bati reka data hari mu nganda ni mu ishyamba urumva ubwo bwesikura washoboye amafaranga yawe bagatera borne mbere bakahakugurisha ahantu hatemere kubaka wajya mu mujyi bakakubwira ko hatubakwa ibyo nabyo nukumenya ngo ninde ubiri inyuma hagamijwe iki ninde bacaho ninde uhumbya ku buryo ibyo bintu bikunda hari indi dosiye nanone nzi yijyanye no gutanga ibyangombwa byo kubaka hari na audit yabaye iburizwamo iyo ngomba kuyikurikirana mpaka nyibonye mu nzira zishoboka zose kuko mu bintu by'imyubakire n'ibikorwa remezo antuka nimva muri iyi conference umwaka umwe cyangwa ibiri nzawumara kuri ibyo bintu wenda apene nge no kuri environnement ibigwa harimo irigo mining itemwa ry'amashyamba deforestation ibintu byose na climate change ibyo byose ni ibintu zakoraho nimara kongera mbese ngiye gutyaza ubwenge kuko gira ngo igihembo nabonye cy'umuvunyi nacyo cyari kijyanye na environnement corruption muri environnement aho umuntu apatana gutera imigano 5,000 wajya kuri tera ukabura numwe yarishyuwe ariko yanyuze kuri indi bagasinya abayobozi urabyumva so ibyo byose ni ibintu umuntu ashobora kuzakora ariko investigation ni ikintu bisaba commitment marerezo nuko turi gusaza tutari kubona abakiri batoya hari abacika intege babatera ubwoba bakabyemera agahita ajya mu bindi cyangwa se akabona ni inkuru iri kumuvuna itamutunga cyangwa se chief editor akavuga ati iyo nkuru ukora amezi 3 ntayo nshaka genda unkorere ya gasogi itsinda Kiyovu muri tambuka nuva ujye kureba misi nuva ujye kureba amagare agahora muri urwo ututuntu ariko ntuzi buriya na misi nayo ikeneyemo investigation ntabwo press kid by the way ntabwo yageze hariya pururiye muri iriya poroje harimo utuntu twinshi cyane bikeneye investigation twinshi cyane twinshi cyane kagezaho biteganyijwe ko ugomba guhaguruka mu Rwanda sangahe saa 8 ndaba ndi ku kibuga cy'indege rwose saa 8 ndaba ndi ku kibuga cy'indege turaguruka saa 10 yes na Ethiopian tugere ya DC hanyuma tujye Stockholm uraburi kurezwa muri Swede mu gihe cy'iminsi 10
bisi 10 ariko ntabwo ari kure kandi na telefone zirahari ibiganiro tuzajya tukomeza tubikore haba kuri telefone ushobora kumpamagara nkakubwira uko bimeze nanjye ushobora kukubwira nti uyu munsi twizibi tubikoramo ikiganiro abantu bakagira ibyo bunguka experience z'ahandi ndabizi izo zo zizaba zinaryoshye kurusha cyane cyo kuragenda yezo mu Rwanda ntazo zatanga bivugiye aha experience nagize mu bya investigation nizo menace nabaramo nizo zo muri Minefra nabo ndizera ko ububikubisa gashyi abana bahaye ministre mushya nabyo bimenye imihandire cyakorwa n'ibindi kandi ibikorwa remezo byo bihoraho uyu ministre ibibazo afite transport za modoka batubeshye ni mukwe hose ziriwe RTD mu mihanda ibyo navugaga niwe ejo ndi nayo yitabye nta gwigibura muri park wasake ni yayo RTD ni yayo Minefra nayo rwose ariko biranumvikana Minefra ari mu mafaranga mu bikorwa remezo urabyumva haba harimo injaburo donc ari ibintu bumva so rero ubwo abanyarwanda cyangwa bumva ikinyarwanda badukurikira hano baba bari muri Sweden muzavugishe Karegeya nta nubwo nzaba nzirikiye muri Sweden ushobora gufata ubwato nkajya Finland ushobora gufata akadege ka make nkajya Buruseli ifite umwanya nibyo ngibyo nta abari n'umuntu w'Uruseli wakuntumyeho hari umuntu w'Uruseli wakuntumyeho nyine hari Ibya maye nkoherereze okay abari hafi abari Sweden nibo badusuhuza n'abari hafi nibaza ko hari za train hari indege za make hari ubwato akanya kabonetse tuzasurana n'abakunda ari abakunzi ba JALAS TV ari abakunzi ba Karegeya Omar Pano ari abakunzi ba Karegeya ku giti cye hanze ya kamera byo nta ni bakeye oya hanze y'izo channel zombi basi hari abantu abakunda kuri radio abakunda ku yandi ba televiziyo basi bo ibishoka tuzabona ariko nibura muri iyo minsi 10 uzampamagare nka kabiri akira uko situation ariko bimeze abanyamakuru 2000 tuzaba twateraniye ni benshi urumva nabyo hazaba harimo za network ubwo abanyarwanda ni bangahe abanyarwanda tuzatiri 6 ari ikipe imwe irimo 6 hari n'indi RBS sinzi umubare w'abazaba barimo ariko twebwe yacu tuzatiri 6 hari n'abandi baza kuko biterwa na habonetse inkunga zo gufinansa abanyamakuru bajyayo ariko byanze bikunze bizaba bimeze neza ama experience y'ahandi muri bya bihugu bibamo urumogi bibamo abatinganyi tuzabona ama experience menshi yego reka ngiraho mpinira kugira ngo gahunda zo kwitegura nazo zikomeze nota yashize yarangiye uyu munsi Dashimu ntago uri bumwumve yabwiye minsi 10 se disi se oya Dashimu ari kugera online Dashimu ngeraho nkamusanga online kuri YouTube ariko Dashimu nawe ngeshonje mishiwe kuko ntabwo ndi kureye uzabitubwiraho nabyo buriya ntabwo ndi kureye ari igihe kuba nagombaga kujya kwihina mu gitanda kugira ngo mwumve hari igihe nzagira n'umwanya wo kumubona imbona nkubone cyangwa yumva nkumve akora ikiganiro live okay so reka twifurize Karegeya Omar Jean Baptiste urugendo rwiza ndetse no kuzagira ibihe byiza muri Sweden tunagushimire kuba wafashe umwanya ukemera kutuganiriza nubwo gahunda ziba zegeranye rwose ntacyo nakwima badukurikiye kandi naho ngiye ibyo ngiyemo ni kunyunguza abadukurikiye ubumenyi mfite bwose n'ubwaba ntabwo ari ibyanjye ngenyine genda hatubere uzaza udusangize kandi n'ibindi byinshi bazabikurikira kuri Karegeya Omar Pano ubwo ni nk'itangazo n'abanyamakuru bakiri batoya rwose nindamuka mvuyeyo twareba uburyo twakwegerana umuntu akagenda bagira inama bakagenda babijyamo buke bakazageza ku myaka yanjye nibura nabo hari ibyo bamaze gukora asante sana wakoze cyane yego